Ikaze bene data, ikaze mwese uyu munsi wa none, umunsi mwiza, mwese mbahaye ikaze hano kuri Pure Gold TV kandi mbasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Uyu munsi turibuka ivuka rye, ni kuri Noheli, mboneho n'umwanya wo kuyifuriza Noheli nziza kandi mbamenyesha ko muri kumwe na Jose. Uyu munsi wa none, umunsi isi yose yibutse ivuka rya Yesu Kristo. Hari abamuzi neza mu mutima bamwakiriye, ari n'abatamuzi benshi bamwibutse. Bamwe bavuga bati ese iyo tariki mwayibwiwe nande? Tariki ya 25 z'ukwa 12 mwibuka kuvuka kwa Yesu gute? Ariko mwene data ndashaka kukubwira ko si ngombwa itariki. Ikintu cyangombwa kuri jye nuko Yesu nzi ko yavutse. Yaravutse, yabayeho, yaravutse. Naho tutamenya umunsi ariko tuvuge ngo twibuke ko yavutse. Yaravutse rero. Imana ni igitangaza kuko mbere y'iryo vuka rya Yesu Kristo habaye ubuhanuzi bwinshi cyane, ndetse bwahanuwe n'abahanuzi benshi cyane. Ijambo ry'Imana ritwereka benshi bagiye bahanura ibya Yesu Kristo ko bizaba, ko azavuka. Nagira ngo rero mbere y'uko tureba umuhanuzi umwe tubanze dusenga Imana, ndetse cyane cyane dushima Imana ko yaduhaye uwo mukiza. Mana Data, turagushimye ko udukunda, turagushimye ko waduhaye Yesu Kristo akatuvukira nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi w'isi yose. Warakoze Mana, nukuri tugushimiye urukundo rwawe rwinshi cyane. Natwe udufashe kugira ngo uyu mwanya utubere igiciro kinini tumwibuka, ndetse turebe n'ijambo ryawe. Byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Bene data, reka turebe ubuhanuzi uko bwavugaga, maze turebe nuko bwanasohoye. Wowe utabyemera uyu munsi urabyemera, kuko ni ukuri, ni ijambo ry'Imana. Nta kintu Imana ikora itatubwiye. Rero yaratubwiye, yarabivuze muri iki gihe nubwo tutariho, ariko byaravuzwe kandi byarasohowe. Umuhanuzi Yesaya ibice 9 umurongo wa mbere kugeza ku wa 6 aratwereka iby'ubuhanuzi, ndetse akatubwira n'amazina 5 icyo gihe Imana yavuze uwo mwana Yesu Kristo navuka azitwa. Reka dutege amatwi twumve icyo ubuhanuzi butubwira. Ubuhanuzi buteye burya ngo abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. Nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Ngubwo ubuhanuzi Umwuka w'Imana wahanuriye mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya. Arakomeza, Umwuka w'Imana arakomeza arahanura, ahanurira muri Yesaya wari umuhanuzi, amubwira amazina Yesu Kristo azitwa. Yamubwiye hano 5. Izina rya mbere yavuze ati uwo mwana navuka azitwa igitangaza. Irya kabiri azitwa umujyanama. Izina rya gatatu azitwa Imana ikomeye. Izina rya kane azitwa Data wa twese uhoraho. Izina rya gatanu azitwa umwami w'amahoro. Haleluya! Ana amazina akomeye cyane, ndetse harimo n'ayo Imana yamwitiriye, kuko ngo azitwa Imana ikomeye. Imana Data ni se wa Yesu Kristo yamwitiriye izina rye, amwita Imana ikomeye. Haleluya! Ngo azitwa Imana ikomeye. Azitwa iki? Data wa twese. Iryo ni izina ry'Imana. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo afite amazina ya se, afite amazina y'Imana, nawe ni Imana. Ibyo byose tuzagenda tubireba mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi rwose ni umunsi w'umunezero cyane. Mbabwira ni Noheli nziza, twibuke ivuka rya Yesu, ni byiza cyane. Naho wavuga uti sinzi niba itariki ya 25 ariyo yavutseho, ibyo ntacyo bitwaye. Icya mbere nuko yakuvukiye, kandi akakuvukira ari igitangaza, akakuvukira ari Imana ikomeye, akakuvukira ari umujyanama wawe, akakuvukira ari Imana y'igitangaza, ari Imana Data wa twese, ari Imana ihoraho. Reka turebere n'ubundi mu ijambo ry'Imana yuko ubwo buhanuzi bwasohoye koko. Turebe niba bwarasohoye, turebe n'ubundi gusohora k'ubuhanuzi. Ijambo ryanditswe, gusohora k'ubuhanuzi byanditswe n'umudogiteri Luka. Yari umuganga ukomeye, yarabibonye n'amaso. Abiruka yarabyanditse. Amen. Reka tubirebe rero.
ubuhanuzi bwarasohoye kandi byanditswe na Luka, Dogiteri Luka. Turabisoma muri Luka ibice 2 ku murongo wa 11 gusa, wenda bariho turebe kuko ni byinshi. Ushatse wahera ku murongo wa mbere ukageza ku wa 11, ariko ku wa 11 kugira ngo ducunguze uburyo umwete haravuga ngo uyu munsi umukiza yabavukiye, uyu munsi umukiza yabavukiye mu murwa wa Dawidi, kandi azaba Kristo umwami. Amen. Ubuhanuzi bwarasohoye, Yesu Kristo yaravutse, yavukiye i Betelehemu. Tuzareba n'ibindi byinshi cyane, andi makuru atwereka ukuntu ubuhanuzi bwasohoye, ndetse benshi bakajya kumuramya. Marayika we akaza akivira mu ijuru, umwami Yesu Kristo yavutse, akabwira abungeri bari barimo baragiye bareba umukumbi wabo, hari nijoro, bakanuye amaso barinze umukumbi wabo, baratungurwa. Umumarayika araza n'umucyo mwinshi cyane, arabatungura ababwira ati mujye kuramya Yesu, umwana yavutse, umukiza yavutse. Ni inkuru iryoshye cyane. Ibi byose tuzagenda tubirebera hamwe bene data. Reka rero duhagararikira aha, mbifuriza Noheli nziza, mbifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza, mbabwira nti mugire ibihe byiza, kandi mwakire Yesu Kristo. Abataramwakira, abataramenya Yesu, mumenye uyu munsi wa none kuko arabakunda. Yesu yaje atubera umukiza, Yesu yaje atubera Imana, Yesu yaje atubera umucunguzi, inshuti ikomeye, umujyanama ukomeye. Ntucike uyu munsi wa none. Niba utarakira Yesu, uyu munsi umwakire. Ariho, yaravutse, ariho. Ni inkuru ikomeye, ni inkuru Imana ikugire neza mwene data. Reka tugire ibihe byo gushimana none, tunezerewe, twishimana n'aba baririmbyi. Haleluya. Turagushimye mwami, turagushimye ko wavutse, turagushimye ko iyi nkuru ariyo, turagushimye ko watuvugiye, uri umukiza, uri umucunguzi, uri inzira, uri ubugingo, uri ukuri. Haleluya. Ushimwe mukiza wacu, watuzaniye amahoro n'umunezero muri iyi si. Urakoze, byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Bene data, mukomeze mugire ibihe byiza mwese. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Tuzakomeza ubutaha. Ujye uhora usura Pure Gold TV, uzajya uhabona inkuru nziza, inkuru z'agakiza, inkuru z'umunezero, umwami wacu Yesu Kristo. Mwese mbifurije